yabaye ukundi kuntu muri social media Kagarara ko yabaye Kagarara sibyo none okay undi nawe Kagarara agiye gupfa mbere inyenyeri taraka ko yaratarabivuze inyenyeri taraka ko yaratarabivuze Karura David mu buzima buri wese afite imbano. Hari umwana w'umuhungu twabonye witwa Kagarara, impamvu ngiye kumuvugaho nuko byivanzemo abakristo ndetse byivangamo n'abahanuzi. Yego. Kagarara ejo bundi abantu benshi baramumenya, ariko bamaze kumumenya haza umuhanuzi umwe avuga ngo Kagarara agiye gupfa, kuko Gugu yapfuye, kuko dore Imbogo yapfuye. Yego. Kuko irakenewe yino. Twese ntabwo tuzakora ji. Kandi twese ntabwo tuzaba pasteri. Turi kugendana. Oyo washi bizamubeshaho ashima Imana. Uyu mupastori uriya rero David inshumu namarire ngo nzapfa ubundi sinzatura ngamo Kigali. Ubundi nzapfa. Niko bimeze. Nje rero nanumva atari gitangaza kirimo iyo munsi umuntu wageze arapfa. David isaha yawe itageze nawe dukurikiye gihe cyawe kitageze nubwo imodoka yakunyura hejuru wava mu mapine ya vuga ko mugabo wa Mutesi ataye abagore benshi Mozambique. Mutesi akagenda agashyingiranwa nawe abizi. Yego. Iyo bira bintu biri kuva hanyuma pass reka mitemva kwa kino kintu cya Mutesi umaze ku kintu nengambire kukubaza cyane. Yego yego. Mutesi bira bintu bibaye ari ngombwa ko yatandukanye n'umugabo. Wamugira inama ko gushaka undi mugabo? Nje namugira inama kuva kera, namugira inama yo kwigumana akaba yenyine. Yes, reka mbasuze bakonzi ba Gonareke Plus, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa David, nje mugiye kora muri kigano nkana kiyobora. Ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuntu w'Imana, Pastor Ban. Ntago ndi nyine kubwo ndi umukristo TV. Amen. Turibuze gusanga bino byose. Amen 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 amen. Pastor yumva ute? Meze neza ndashima Yesu. Ndashima Kristo. Ndashima Kristo mu mubiri, mu bugingo, mu mwuka. Meze neza ndashima. Reka dutangana yangeso yacu. Yangeso yacu yo gusenga. Yego yego. Umunsi tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe, uburyo ndibuze kukiyoboramo abantu baze kumva amagambo cyane kurusha uko bari buze kutureba. Sibyo? Yego. Ni karibu nisengesha. Ngo reka dusenge. Mwami Imana yacu, Mana dukunda, turagushimiye sinarye niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe kandi uratwemerera. Ushimye ko tuhagera ku itariki mu kwezi muri uyu mwaka. Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe. Hari benshi rero bavuye mu mubiri bane bweze cecekirwa ndi bakiriho, ariko twebwe turahari turi bazima. Mana turagushimiye cyane izina ryawe ntabwe cyubahiro. Amen. Utubera Imana, tubera umucyo, tubera ibyiringiro. Data myiza sengeye mwene data David gumana nawe wenda kuyobora ikiganiro, nanjye ndisengeye umwuka wawe wabane nanje. Sengeye bene data badukurikiye bari mu Rwanda mu mahanga hirya no hino, data bo nabo bahereze gufashwa kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ngaho utubera Imana, tubera umucyo, utubera ibyiringiro kubw'urukundo n'imbabazi zawe, izina ryawe ryubahwe. Ngatugire neza muri byose, dufashe muri byose, niko dushimiye Imana tuyiragije mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mumeze mute Pastor? Meze neza. Nongeye kwakira no kuri Gonareke Plus, ariko kuri Mukiso TV ni umuntu usanzwe barakumenyereye. Hani wacu kuri Gonareke Plus. No navuga ko uri umushitsi, ariko umushitsi w'umusango. Musanga. Ngende umushitsi wamaze kurenga muri saro. Imana yakurinze? Ndinze neza ndashima Imana. Ubyutse ukazunguza amaboko, ukagenda, ugahumeka, umeze ute? Buriya rero iyo mbyutse nkumva ngije ifite umwuka wo guhumeka, mbitashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho, ko yambaye imyaka yo kurama, ndakina ingora, nyishimira mu isengesho, mbone ngashimira Imana kuko nje namaze gusobanukirwa ko buri munsi Imana ifite ibyigomba gukora. Buri cyumweru Imana ifite ibyigomba gukora. Imana ifite ibyigomba gukora buri mwaka. Buri Imana negira bishe. Ngavuga ngo Mana mu byo uri buze gukora umbe
kuba umukozi wawe mu byo ubuze gukora nanjye ngoreshe kuba muri byo kuko njyewe narenze urwego rwo gusaba ahubwo njye nageze mu rwego rwo gukoreshwa muri byinshi rero data bari bukore iyo yangiriye icyizere nanjye ngoresha mu bari bukoreshe narazi urwo gusaba kuko data David ufite umuhungu umwe witwa Devre sibyo uriya muhungu wawe numenya ko akeneye yawurute sibyo se nyine wowe uzi ibyo akeneye cyane kumurusha cyakora nawe nanone abari ibyifuzo bye bingana n'imyaka ye nawe akagusaba ariko byose agiye gusaba kimwe wowe ugahita umutekerereza bitatu nanjye rero kuko Imana ari data ni data kandi azi ibingwiriye njye ntabwo ngikimusaba keretse ndi ikintu kiri irijansi kuko njye ndavuga ni data uyu munsi urakora mu byinshi hari abarwayi rubukize hari aburi byishurira amadeni hari abari bubyare bari ingumba hari abubona akazi hari abarahumurizwa Imana ifite byinshi gukora ku munsi avuga ngo Mana nanjye umbe kuba muri buze gukoresha umva rero uburyo Imana ingoresha hari igihe Imana iba yambaye nk'umugisha ikaba yambaye ku mugisha ngabara ngavuga ngo mu 50,000 ko nanjye mbibonye ngo umugisha ninde nahesha umugisha ninde nanjye nanjye ninde ndibesha umugisha buriya David ufashe inoti ya 2 ugafata inoti ya 3 ukayiha umuntu atabiteganyaga buri ubu murebe ifunguro ry'umunsi ni ibironga 3 by'ibirayi cyangwa 4 cyangwa se ikiro cy'umuceri si byose uyu muntu utuma apfukama agashimira Imana ati Imana wakoze nanjye rero mba ndi mu b'Imana yakoresheje aho ngaho Imana muri ndibuka gusanga wawe umaze gukorera Imana ukavuga ngo uguwe neza hari ikibazo hari ikintu maze iminsi ni kugendana yego ariko iri jambo sinzigere zamvira mu kanwa cyo kuvuga ati abantu batazi Yesu babayeho buri yarigezweho ikintu kigezweho muri wowe kiba kiri kugufasha ariko kinafasha abantu benshi baza kifasha abantu benshi gifasha abantu benshi kandi ijambo risimburwa n'irindi gifasha abantu benshi muri iyi minsi none kuvuga ati ngiyewe byibura Pastor sinzi niwe kibaye abantu banyumvaga yego buri kiganiro cyose nkose kagira umuntu cyigisha yego ukuramo isomo akagira n'ikintu yumvamo ntabwo nshaka gukora ibiganiro by'imfabusa niko kora ariko umuntu utazi Yesu abayeho hate si ibintu bisobanutse byumvikana babaho kandi nabo bariho mu isi yabo buriya David ino si nini buri wese n'icyumba abarizwamo buri wese na kote abarizwamo nabundi isi nini hari abari mu isi yo muri kabari abo bazi ibyiza byo muri kabari hari abari mu isi yo mu gutwara ibinyabiziga nose nk'umushoferi uhagurutse Dar es Salaam yenda akaba ari bwambukiranye imipaka uwo nguwo ahari burare afite bagenzi be burarane sibyo bo bari buganire ariko nanje ise yanjye niyo mu Mana niyo gusenga niyo gusenga kuko na David icyambuje nayo no gusenga no kuvuga imirimo y'Imana no kwera kw'Imana nanjye rero ni isi yanjye nisi yanjye kandi iranyuzwe nyuzwe nayo ndayishimira Imana naho mu isi nini buri wese n'ibyabamo niyo mpamvu mu isi tuzi ibintu bitandukanye Imana imbabarire hari abageni namaze iminsi ndi kwigisha mu mubano mbivuge ntabwo ndabaye ndamuneguye cyangwa se muvuze n'umusore wanjye yagiye ajya kurambagiza mu badive mu badive bonse wa 7 ndabigisha ngeze ku kanya ko kubabwira ni harageze ni bari byaha mwagendeyemo mu byihane mugiye gushinga urugo rushyashya umukobwa atangira kumwese none kwihana ni ibiki umukobwa kwihana ni ibiki kwihana ni ibiki nawe ati nyine kwihana ni ukwatura ibyaha wakoze kwatura si byo ni ibiki kandi uyu muntu nawe aba hehe mu idini aba mu idini bishaka ngo iyi dini abarizwamo bashobora kuba batazi kwihana ngo ni iki bashobora kuba batazi kwatura ngo ni iki
ariko twebwe kuko twasomye ijambo ry'Imana muri Yakobo 5 ngira ngo 16 aravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro gukingura ijuru cyane ngo yasenganye umwete. Ubwo rero ndabwo bigishwe rino somo ryo kwatura, ngo bamenye kwaturira Imana ibyaha byabo. Mubwiye kwatura rero bimubera mu gicuku, mubwiye kwihana rero ko yende iwabo ijambo kwihana ntago bazi ibyari byo. Kandi nabo bazavamo abantu bazajya mu ijuru, none kandi nabo bakorera Imana. Ubwo rero Imana niyo izabisobanura. Hanyuma rero ntago nshaka kugutinda, nashaka ngo dukwane iminota mike ariko y'ingenzi. Yego. Akenshi iyo mvuze kino kintu mbagiye kuvuga ku kintu cyo kuba ku murimo w'Imana cyane, ariko kiba kiri ahangana niho tugomba gushinga agati cyangwa se tugatekerezaho nk'abantu. Ufite experience muri uyu murimo pe, ngende kubye wakirijwe, yego, uri pastor, yego, tunagende no ku myaka ufite, ntago uri umuntu mutoya ntabwo nge kiri umwana frema, ntabwo kiri umwana. Nawe aho sibye ko sibye uruhano nakora burizo ubundi ari umuntu wanakwibeshya kandi bajya gavuga urara wanyibeshyaho. Namusengera gakiza. Hari umuntu watubwiye umuntu n'ubwiza bw'Imana ngo afite ukunda agaragara, niyo yaba ashaje ngo twe tubona ari umuntu ukiri mutoya. Nibyo rwose. Bushize twaganiye kuri Pastor Mutesi, yego, tugana ku kiganiro, ariko ejo nakoze ikiganiro kiza kuvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntago naye mbyiteze ko nibuze kumva ibyo bintu, aho bivugwa ko mugabo wa Mutesi ataye abagore benshi Mozambique. Mutesi akagenda agashyingiranwa nawe abizi. Yego. Iyo biriya bintu biri kuvuga ku muntu w'umupasiteri bigakomeza bikagenda bikavuga, ni nk'iresoma abantu baba bakwiye gukuramo. Ibyo yenda dushobora kuba hari ikindi gihe twabiganiyeho. Ibyo ngemera ngo kutafata imyanzuro mizima. Kutafata imyanzuro mizima kandi buriya David, buri ikintu nakubwira muri iki kibuga cyangwa se mw'iyi nzira yo kujya mu ijuru, bose ntabwo ari abageni, harimo abaherekeza abandi. Sinzi yanareba umuntu yakora ikosa rimwe kabiri gatatu ndibimuhe isomo, ndibimuhe isomo. Buriya bino bintu icyambere we ubwe bibamutesha agaciro, kandi icya kabiri natwe ubwacu nk'abakozi Imana barimo iki gisata kivuga butumwa, natwe ubwacu bidutesha iki agaciro, kuko umunyarwanda yavuze ngo umukobwa mwagatukisha bose, bituma natwe twese baturebera mu iyo sura. Icyakora ngashimira Yesu, utarobanura ku butoni, Yesu we azabe abe arabazi. Kandi nasomye biramyira ngo hari 7 bitarapfukamira Bayali, naho baturebeye mu iyo sura babona twese dusa na Mutesi, babona twese dusa na naka, dusa na runaka, ariko buri muntu n'umutima we. Bibiliya ndayikunda avuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Umucamanza wa mbere ni umutima. Hanyuma pasi reka mitemva kwa kino kintu cya Mutesi, umaze ku kintu nengambire kukubaza cyane. Yego. Mutesi bya bintu bibaye ari ngombwa ko yatandukanye n'umugabo, wamugira inama ko gushaka undi mugabo? Nje namugira inama kuva kera, namugira inama yo kwigumana akaba yenyine. Akaba yenyine kuko buriya byaramunaniye. Buriya byaramunaniye, ashake yibane, akorera Imana, akizwe neza ndacu bizaba bimutwaye. Iko bimeze. Hanyuma ikindi kintu nakubaza ko yankunze kukurekura tubwe ijambo ry'umunsi umuntu yagendana, gusa ishaka kugutindana cyane. Yego. Kuko hari impamvu zatumije duhura. Yego. Wavuye ku Gisenyi ukaza kunsura, ariko nano kino kintu sinareka kukikubazaho, ngomba kukikubazaho. Yego. Pastor, ejo bundi hari umwana w'umuhungu twabonye witwa Kagarara, impamvu ngiye kumuvugaho nuko byivanzemo abakristo ndetse byivangamo n'abahanuzi. Yego. Kagarara ejo bundi abantu benshi baramumenya, ariko bamaze kumumenya haza umuhanuzi umwe avuga ngo Kagarara agiye gupfa, kuko Gugu yapfuye, kuko dore Imbogo yapfuye. Yego. Duhishusho. Biriya bintu kuba bamwe baje bakavuga ngo ibintu ntabwo biturutse ku Mana, ahubwo ngari kugiranya abantu bapfe mu buryo bwabo, akaza n'undi koko
buriya buhanuzi ni ukuri tubwizere cyangwa se uriya muntu afite ikindi yaba ashaka? buriya rero David inshyumu namanure ngo nzapfa ubundi sinzatura ngamo Kigali. Ubundi nzapfa. Niko bimeze. Nje rero nanumva atari igitangaza kirimo iyo umunsi w'umuntu wageze arapfa. David, isaha yawe itageze nawe dukurikiye igihe cyawe kitageze, nubwo imodoka yakunyura hejuru wava mu mapine yayo ejo bundi ukabaho. Birashoboka cyane. Kagarara rero apfuye, yaba apfuye ku gihe cye, yaba apfuye ku munsi we, niko bimeze. Huko yenda nakwibaza nti uyu muntu wavuze ngo Kagarara agiye gupfa, ni iki cyabimuteye kugira ngo avuge ngo agiye gupfa? Bibwiwe n'Imana. Oya, umva tugendane. Buriya hari Imana hari n'abantu. Turi kugendana. Hari Imana hari n'abantu. Buriya David hari kuguhanura uko ngubonye. Kagarara rero uyu munsi ndi kumubona ku mashusho media menshi. Si cyane. Mbene mubaza Kagarara ni bwoko ki? Ni umusari ko atuye he mu kahe karere ko mu Rwanda, kuko ni umunyarwanda. Kumona rwose yabaye ukundi kuntu muri social media. Kagarara ko yabaye Kagarara, sibyo? None okay, undi nawe Kagarara agiye gupfa. Mbere inyenyeri taraka ko yaratarabivuze. Inyenyeri taraka ko yaratarabivuze. Kanura David mu buzima buri wese afite imbano ye. Mberetse kwigisha umunsi umwe ndafashwa mu rusengero ngurwabano 500. Nabyo ati mwaba Kristo mukorera Imana mukizwe. Bibiliya ivuga icya 10, Bibiliya ivuga amaturo. Muture mushima Imana. Kandi mwese ndago muzaba abavuga butumwa. Mwese ndago muzaba abapasiteri ngo mutungwe n'icya 10 n'amaturo. Imana turema imbano nyinshi. Mwebye Imana yamye ngo muze hano kuko bino nabyo byari bikenewe mu buzima bwa muntu. Ijambo ry'Imana naryo ryari rikenewe, ariko Imana mu byari bikenewe mu buzima bwa muntu ibona ko no gutwara imodoka, ibona ko n'imodoka ikenewe, ibona ko no kunywa amajimba ari kubaha nyuma ya kamera, mbona ko nayo yakenewe. Turi kugendana hano ushaka kumbereza. Imana nayo ibona ko no kunywa yoje ko bikenewe. Njewe rero Imana imbamagarira kuvuga ubutumwa, uyo nawe imuhamagarira gukora kuko irakenewe yino. Twese rero ntabwo tuzakora kandi twese ntabwo tuzaba pasiteri. Turi kugendana. Uyo washi bizamubeshaho ashima Imana. Uyu mupastori bizamubeshaho ashima Imana. Nawe uri umunyamakuru, ni imbano yawe. Mu gihe ngici Imana rezi ko njewe nzagukenera nawe uzangenera. David niwe yarigeze kubwira ndega shaka amafaranga 10,000 mva Rubavu ngi Kigali ngiye kwa Brazil kuri Zaburi nshya. Angora ikiganiro kingana n'isaha n'iminota ndi yagishiraho. Yego ndagitegereza ndakibura. Turi kugendana. Numvaga muri nje hari ibiri gututumba muri nje. Ijambo ry'Imana n'ubuhamya nibyo ushaka kuvuga. Betotumba muri nje. Ndabwo naye ndakumenya. Araceceka ndi yahereza agaciro tike yanje. Ndi yahereza agaciro umwanya wanje. Nagiye navuye Rubavu ngi Kigali ndataha ndabana ndamenya muri Kigali nguyu munsi nananiwe ibanje kijyamano bamuze kumenya muri Kigali na kugera hano ngiryamira ngafata n'amazi, ariko ndishaka tiki njayo ndiyagishiraho wumvise. Ariko mu gihe gikwiriye Imana avuga ngo humura mwana wanje nubwo agupfobesha. David namuteguye mu gihe cyanjye bizaza. Imana ishimwe cyane. Mu buzima rero Kagarara mbona utundakora ndabwo azi gufata Bibiliya mwa, ariko utundu twiwa yihirika ari ngiki nga baro wumvise. Ariko abantu tukareba tukanezererwa, Imana atanga ibyishimo n'ibindi. Yino nyenyeri yewe ritaraka uno muhanuzi ko yarataraje ngabivugeho, yarataraje ngabivuge. Hoko shura gusanga uyu muhanuzi yagize ubwoba. Uyu mugabo yitenze gucya ko twabonye n'abandi bayitinga bagapfa natware gato. Nabwo ateka wasanga hari umuntu ejo wumvise. Ariko
nabaje babaza ati ariko ko mbona Imana igukoresha cyane uyibonye nawe Imana iri kugukoresha cyane utekereza iki njambye ati ngiye karige mbona Imana iri kugukoresha ngira ngo ngiye gupfa ngira nubwo bagasenga cyane kuko ngo niba Imana ikubwiye ikindi ejo kikaba yakubwira ikindi ejo kikaba karige ngira nubwo ngavuga ati none wasanga ngiye gupfa none bo ibintu ne bibiri iyo Imana kwibura amasezerano akihuta mu buryo mwe ni byiza ariko umuhanga umwe yavuze ngo iyo atinda nawe buzatinda ubuzarama ngo nayo yihuta vuba vuba nawe buzava ku isi vuba vuba ubwo rero ariko byose bikagenwa n'Imana kuko twaje ku isi kubera Imana tubivuye kubera Imana amasezerano asohora kubera Imana hari natinda kubera Imana byose mu Mana rero birashoboka nawe akagarara napfa azaba apfuye ku munsi we mu minsi Imana yagennye naho hanyuma pasa uyu munsi bazi ko nkunda ijambo ry'Imana ariko n'umuntu ndifuza ko tuvuga ijambo ry'Imana mu bundi buryo bugiye butandukanye ndifuza kuza gusigira abantu ijambo bagendera umunsi ku munsi yego butari mu buryo bwo kubwiriza ariko iryo jambo bakarisigara niba uraza kuri babwajye muri Bibiliya kuko uribuka ikiganiro twakwanye ubwa mbere wasigiye abantu bavuga ati mugomba kugenda kuri ijambo kandi nta nubwo wabwirije ariko urabyibuka kuri icano cya kiganiro cyafashije abantu benshi n'ubundi ndashaka ngo ubinkure nka kuriya n'ubundi soza nkurekure wigire mu bintu bya kuko n'umuntu umaze kutubwira ibyo twashaka kumva ibyo twashaka gusobanukirwaho nk'umuntu yego ya ijambo ry'Imana njyewe nshaka kubwira abantu ry'umunsi reka turisange hano muri Zaburi y'118 ku murongo waho wa 17 Zaburi y'118 ku murongo wa 17 haratubwira ngo sinzapfa ahubwo nzarama ndekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze amen n'uyu murongo wonyine ni Dawidi wawuvuze yavuze igihe ababisha be bari bamugose imbere y'amacumu inyuma y'amacumu kandi mu by'ukuri ndambabazi bamufitiye ariko abo icyo gitoro cyose cy'abantu bamuzengurutse abwira bari baje kumwica arabwira ngo mwumve njyewe sinzapfa ahubwo nzarama njyewe sinzapfa ahubwo nzarama bivuga ngo rura rupfu yararuteye ubwoba ura n'urupfu rugira ubwoba ariko uzi ngo urupfu rube rwaje ubwira ati warupfa nubwo waje njyewe ndabwo ndi mu bo gupfa kwitonde warupfu babantu rero amacumu barayakunjije ndumbaze ngo barigitiye naho iyo amanika amaboko agatangira guhitamo urupfu ari bupfe bari kumwica buriya hari igihe abantu bavuga ngo yanga urupfu ngo rwiza ngo nuru ngo rubi ngo nuru ariko burya zose ni imvu sibyo zose ni imvu ariko yabwiye abari baje kumwica abwira urupfu ngo hoya warupfu sinzapfa ahubwo nzarama urupfu stop abashyizeho atasiyo abari baje nyamacumu ndumbaze ngo bayatwaye hehe uyu mushiki wacu rero n'uyu mwene data uri mu bigeragezo ni wowe ubizi bwira ibigeragezo ngo wabigeragezo we ndacyo uzandwara Yesu arangomeje ndacyo uzandwara Imana iri mu ruhande rwanjye umubisha ndawe reka dusoreze hano mwakira ijambo ry'Imana amen hanyuma rero tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana tumaze kumva amagambo meza kandi tumaze kuganira ku bintu bigiye bitandukanye kandi bikomeye icyo nabwira abantu nuko bagenda kuri rya jambo rimwe pastor ngonze kwivugira ngo turebe ngo twumve ariko tunagira ute tunigi yego sikije jambo si ryoroshye nose iryo jambo si ryoroshye turebe twumve ariko tunigi yego turebe twumve ariko tunigi ntari kureba ntari kumva hari no kwiga kandi jobona barabidusobanuriye jobona barabidusobanuriye cyane kureba ni kimwe no kubona ni ikindi kumva ni kimwe no gusobanukirwa ni ikindi hari igihe umuntu yumva ariko ndasobanukirwe hanyuma nimero ya pastor ni 078 24 5 8 2 6 reka nyisuyemo 078 24 5 8 2 6 umuntu wifuza gusengana nawe ku muntu wifuza kuganira nawe cyane ko ari umushumba yakugira inama ahantu hagiye hatandukanye pastor dufashe usenge abantu badukurikiye yego
bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye Yego. n'aka kanya kugira ngo Imana igiki bikoraho none twisoze n'ikiganiro cacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana inyembaraga, Imana isi byose, Imana y'urukundo, Imana nyamana, Imana yera, Imana ifite kwera kose no gukiranuka, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Sengeye uyu mwene data, sengeye uyu mushiki wacu, mubera Imana, mubera umucyo, mubera ibyiringiro Kristo myiza, kuby'ineza yawe, kuby'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe. Mana ndagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Girira neza abantu barwaye, ubabere igisubizo. Girira neza abantu mu madeni, ubabere igisubizo. Data misamwe mudukunda, bano bakobwa bacu ubabere umucyo, ubacire inzira Data myiza, bagere ku byasezeranijwe, bityo bashime izina ryawe. Data myiza, zino ngo ziri gusenyuka uzigenderere Data, batwase myiza zubake, marayika wawe azigeramo Data, usoma byose ubahembura abana bawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Bantu baremeshe n'amadeni Data myiza, ubagirire neza, ubacire inzira, bambeke gukiranuka mu izina ryawe ryera, ubaneshereze kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana isumba byose. Bana nabawe ubagirire neza Data udukunda, Data usumba byose. Data bari kurata akazi bose ubegere mu izina ryawe ryera, reka bashake ibisubizo kuri wowe babihabwe nawe. Ngatugirire neza, umve gusenga kwacu mu izina ryawe ryera. Uyu mushiki wacu urwaye indwara z'amayoberane zidasobanutse, ndamusengeye nubane nawe, numwegere, mubere Imana, bidasobanutse muri we bisobanurwe kuby'imbaraga zawe Yesu Kristo. Ngamba gusenga no gusaba kwacu, nizeye kuri Imana yumva. Data wa twese myiza, uri Imana iremye ijuru n'isi dusenga, ndabwira Bayali ngo twikebagure, kuko nzi kugira neza muri byose, izina ryawe niryubahwe. Ngabikorere kuyubahisha ku bwa Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amina, 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 amina.